Ya reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri iki kiganiro tubabwira ko ni kuri Teteri Production aho tubageza ikiganiro tubatumiriramo ibyamamare bigiye bitandukanye muri showbiz nyarwanda ariko ubu Junior tukaba turi kwibanda nanone ku bakinnyi bagaragaye muri filime Liza. Iki ni igice cya kabiri. Igice cya mbere murabizi twari turi kumwe na Liza ndetse na Ismael wakinnye ari papa wiwe, twaganiriye byinshi. Junior ngira ngo uno munsi noneho dufite undi mutumirwa tubahishiye kandi twizera ko aza kubashimisha nkuko twabibasezeranyije. Turi hano kugira ngo tubashimishe. Turi hano kugira ngo tubashimishe kabisa, ntacyo muzatuburana. So reka dutangire ikiganiro cyacu, turagaruka nyuma y'iki kirango. Yes, twaba tugarutse rero nkuko twari tubibabwiye ko dufite umutumirwa, si we wenyine. Murareba ko na Liza ashoboye kuba yagarutse. Ni byinshi rero tugiye kubabwira, ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe hari icyo ashobora kwita bageza. Turongeye tugarutse mu kiganiro noneho murabona ko Liza arongera aragarutse. Turi kumwe na Makura tukina ari mama we. Mukanya yarari kumwe na papa we, noneho reka tuze twumva uburyo hahiye na mama we koko harashye. Reka tumwakire, karibu mu kiganiro, atangira wibwira abo turi kumwe. Urakoze cyane. Nitwa Aime Kagoyire. Muri filime Agahinda ka Liza nkaba nkina ndi Makurata nkuko mubizi. Nkina ndi mukase wa Liza. Murakoze. Juni, dushaka kuba turi muri bamwe mu bantu ba mbere bicaje umukobwa na mukase. Ahubwo se hano ntiyaza kuva indwano nyine. Uretse turaza kwifashisha abantu mu kanya. Duhamagara bounce. Nuguhamagara bounce. Abasore bamaze nka babandi bajya bagarara ku nyama muri restaurant z'i Kigali. Reka twongere tunakire na Liza nanone ko abashije kubana natwe mu gice cya kabiri. Urakoze cyane. Amaze kuba iwacu hano. Yahasazi. Twihuse cyane rero, reka twinjire mu kiganiro cyacu tubibutsa ko ari ikiganiro tubahuza n'abakinnyi bagiye batandukanye, abastari bagiye batandukanye muri entertainment, ariko ubu tukaba turi kwibanda ku bakinnyi bo mu Gahinda ka Liza. Ubu tukaba turi kumwe na Makurata ndetse na Liza ubwe. Reka duhere kuri Makurata ko Liza we hari byinshi cyane twagiye tuganira, ariko reka tumuhereho. Makurata ni karakteri ki cyangwa se ni muntu ki muri filime Agahinda ka Liza? Ko hari nk'umuntu ushobora kuba atangiye kureba iyi interview none wenda atarareba filime ya Liza, basha kugira ngo wenda umwinjizemo amenye Makurata ni muntu ki muri filime ya Agahinda ka Liza. Makurata aba ari mukase wa Liza ariko ari umugore udashobotse. Aba ari umubyeyi mubi, aba maritireta Liza. Mu gihe Liza yagize accident nk'umwana, ntabwo Makurata musporta, aba yumva yakoze ibintu bidakorwa, donc aba ari umugore mubi mu magambo meza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ahereza agaciro umwana nk'umwana mu rugo. Umwana arakosa, ariko nk'ababyeyi ntabwo igihe umwana akoze ikosa tugomba kumujugunya. Makurata we rero ntabwo ari uko abyumva. Navuga ko ari umugore mubi kuko no ku mugabo ntiyabaye mwiza. Navuga ko ari umubyeyi mubi kuko ku mwana ntabwo yabaye mwiza. Igihe Liza yagize accident agatwita, kandi koko na accident kuko ntabwo yatwaye ndabishaka, yari yafashwe ku ngufu, ntabwo Makurata yabyakiriye. Rero byatumye amaritireta umwana n'iki bivamo kwahukana mu rugo. Urabyumva uwo mwuka mubi n'iki. Makurata n'uwo nguwo. Makurata ntabwo yoroshye. Reka dusaba ababyeyi badukurikiye batazaba Makurata. Mu gice gishize twaganire na papa wa Liza, Ismael atubwira uburyo muri no minsi iyo nk'umwana atwaye inda ababyeyi benshi bagenda bamuvaho bakamutererana ngo yabaye ikirumbo, yabaye udashobotse. Ese koko ubona igihe umwana yagize ibyo byago ari ngombwa ko bamuseka cyangwa bakamubaye hafi cyane ahubwo kurusha uko bamubaye? Wowe kuri wowe ubibona ute? Uko mbibona, icyambere nabwira abantu abafatana ku ngufu vraiment
bari kwangiza ejo hazaza h'umuntu, bari kwangiza ejo hazaza h'igihugu, kuko wa mwana uvutse muri ubwo buryo ni intambara kurira mu bintu bitari byiza, kumva ko yavutse nyina yafashwe ku ngufu urabyumva nawe akurana kagahinda n'iki. Gusa umuntu wanjye utwumva kurikira iki kiganiro ukaba ugira uwo mutima, nagusaba ko kujya heza simbizi no kubisaba Imana ikawugukuramo, kuko hari abo bantu ni abantu babi, ni umwuka mubi umuntu wese akwiye kwirukanira kure. Icyo navuga rero ntatandukiriye bariya bana, icya mbere ni ukuvuga ngo abakeneye urukundo, kuko abafite agahinda. Hari igihe rero nk'umubyeyi yumva ngo umwana we aratwite, akabyumva n'ahandi, umwana yaratinye kubimubwira bitewe n'uko babanye, ugasanga umwana aramuhunga, akaba yabibwira nk'umundi mubyeyi ku ruhande, ababyeyi be papa mama bakabyumva biturutse ku ruhande, ugasanga baramujugunye, baramututse, kumucira mu maso, dore uko gisa, dore uko kimeze, n'iki, gusebya umuryango, n'aya magambo twese tuzi atari meza. Ni ukuvuga ngo wa mwana yafashwe ku ngufu, ariko ntabwo bitewe n'uko wamujugunye ntabwo azisanzura ngo abone aho aguhera akumenekere, agufungukira kubwire agahinda yahuye nako akariko. Urumva rero ntabwo ari ugushishikariza abana ntibanyumve nabi ngo bumve ko tubabwira ngo bagende batwite, ngo bagende gusa nabwira ababyeyi ko dukwiye kugerageza naho umwana yahuye n'ikintu nk'icyo nibwo akeneye rwa rukundo, nibwo akeneye kwegerwa, nibwo akeneye guhabwa umwanya. Hari abana benshi bibaho bagashaka kwiyahura, bamwe bakanabigerageza, bishobora kuba byamuviramo. Kandi aho kugira ngo ngere Rusororo najya kwa muganga Rusororo se kutakomanga ngo umuntu akubwire ngo injira cyangwa ndakumva, ntago wahamagara ngo uri Rusororo akumve, ntiwajya ku gituro cy'umuntu ngo ukomange nubwo wamukunda bingana gute, ariko wa muntu nubwo yaba byagenze gute nabura uramubona, sibyo? Yego ni icyasha cyaje mu muryango, yatwise, yabyaye, yagize iki, ariko aracyari umwana, aracyari uwanyu. Presence irakonta rero, bitandukanye no kuba bavuga ngo anashyizeho umusaruro ngo buri mwaka nzajya gushyiraho indabo, biratandukanye. Rero nabwira ababyeyi ko niba ugize ibyago umwana wagatwara inda, ashobora kuyitwara bamufashe ku ngufu, ashobora kuyitwara ari uyishakiye, umva umubyeyi atakabajugunya umwana we, ahubwo yakabaye amwegera, yanyuma yava muri cya kibazo wenda ibihano bigatangira. Njye nakabaye mufata nkamusigasira, yava muri yaruhutse, urumva, nkamufasha agakomera umugongo, namara ngashyiraho ibihano, nkamukarira bikomeye ku buryo azanazinukwa n'iyo nzira niba yarayinyuzemo bishaka. Yego, murakoze. Ukomeje ugira uti hari bamwe mu bakobwa bafatwa ku ngufu bakagira icyo kibazo bagahungabana, yemwe rimwe na rimwe bagera ku babyeyi nabo bakabatererana, ariko tunibuke ko burya abakobwa bose siko bafashwe ku ngufu. Hari n'abakobwa bagenda bakabatera amadata aruko wenda kuvuga ngo bamufashe ku ngufu ari bwa burangare cyangwa se bwa adolescent agiye agakundana n'umuhungu akamwizeza ibitangaza, ugasanga mutenda aramutereranye, wa mwana akaza ku babyeyi, wa mwana aza ku babyeyi, ababyeyi baramutereranye, wa mwana ni yasanzeyo umubyeyi mama we ariko aje ugasanga wa mwana arirukanse, ubuzima buramucanze, nta kindi kintu azi gukora, wowe uri umubyeyi nta nama wamugiriye, ugasanga umwana araho ngaho imusozi, ukozumva umwana yabaye indaya. Ese urumva ari iki wakiburira ababyeyi ku bw'icyo kintu? Ikintu nabwira ababyeyi ni cya kintu n'ubundi navuze, ni kuba hafi ya wa mwana. Icyo ni kimwe, ariko numva nabanza nkabwira abana. nabanza nkabwira abana, nabanza nkabwira wa mwana, kuko ibyo byo kuvuga ngo wenda ngo bamushutse ngo bagize iki, hasigaye hariho n'ibintu by'ubusambanyi bikabije ku bana batoya, abana bakiri batoya bataranakwiza n'imyaka n'iki. Nababwira ko izo ngeso z'ubusambanyi bagomba kuzigendera kure,
ndetse bakazihunga kuko gutangira gusambana uri mutoya haba harimo no kuba washukwa kuko ubwonko butarakomera ku buryo wakwifatira icyemezo runaka. Rero nakangurira abana b'abakobwa kugira ijambo ryitwa guhakana, bagahakana bivuye inyuma, yaba ari kuwo bita ko bakundana bari mu kigero kimwe, banza urebe uvuga utari ko se nk'uyu turigana, turi mu wa mbere turi mu wa kabiri segonderi, ese aramutse anteye inda uyu yabasha kumbera umugabo? Ese yabasha kuba papa w'umwana wanjye? Utararenga aho ngaho ushaka kubanza June utararenga aho ngaho, aho ntiyaba ari ntago wabona ko ari ikibazo kuba abo bana kuba bajya muri abo bagabo bakabatera amada batabiteganyije. Yego bimwe bituruka ku babyeyi bitewe n'uko wa mubyeyi atafashe wa mwana nk'inshuti yiwe wamuganiza. Hari umubyeyi ufata umwana we akamufata nk'umuntu uhora umukarira. Burya umwana ushobora kumufata mukicarana mukabajama mukaganira ukamubwira wa mwana we kiriya kintu rero ntago ari cyiza. Nizera ko icyo kintu gishobora gufasirita umwana kumenya cyane kuruta ko wamugira ubumuntu uza uburakari. Ubona atari cyo kintu kibura muri societe. Approach y'ababyeyi ku bana, kwa approaching umwana urabona nta kintu bishobora guhindura. Wa mungana ugasanga umubyeyi hari ibintu atinya kubwira umwana, wenda kubwabona bitinyitse kubivuga, ariko buriya se kubivuga nibyo bitinyitse cya kubikora nibyo bibi. Tubwire. Okay. Naho nari kuhagera nuko nahereye ku bana. Ngiye nshaka kwibwirira abana bana mwe makura tuno munsi nuwaye makura taya bariza mwumve ako riza ntago riza we turaje yego mbonda kibwirira abana kuko nubwo uyu umwana bibaye bityo nyine nkangewe ufite umwana watwaye inda ari mutoya n'icyo akayitwarira mu rugo ni gisebo mu bandi bagore bagenzi banjye, ni gisebo aho ntuye, ni gisebo muri famiye n'iki, ariko umwana niwe bigiraho ingaruka. Yanda yatwaye atayifitiye ubushobozi, urumva atayifitiye ubushobozi, imyaka iracyari mitoya, umubiri we nturagira imbaraga zo kuba yatunga undi muntu mu nda ye ngo akurire amagira iki, umubiri we nturagira ingufu zo kugira ngo nihagera ko bavuga ngo sunika sunike, urumva no kumwosa no guhekana za ntambara zose, urumva batangiye kwakira responsibility akiri mutoya ataragera. Rero niyo mpamvu mvuze ngo reka nibwirira abana, kubera ko naho ingaruka zaza mu muryango zikagera kuri mama na papa, ariko umwana ni wapatikanye kurenza abandi bantu. Icyo nabwira rero abana banyumva, urubyiruko, gerageza wa musore we wa mutipu ufite akana bakundana k'agakobwa murinde niba umukunda, niko nibaza ngewe nzi ukuntu nabivuga kugira ngo abantu babyumve nkuko ngende kubyumva. Niba umukunda mucungire bugufi, umurinde kugira ngo abashe kurenga ya myaka itari ya myaka mitoya, umucunge nka mushiki wawe. Ndagaruka rero ku babyeyi, ubundi umwana akwiye kuba inshuti ya mama we na papa we, ku buryo nyine umwana ni umwana, ariko uko umureze niko akura. Numufata nk'igicibwa dore uko kireba unsitaye ugira ute, umwana akura ari igikange akaguma atinya. Papa arataha yasinze aza kubita mama, n'urugero urumva twinjiye mu muryango, mama arataha kubita papa, arataha yasinze akubita mama we, ahura n'ikintu cyose akubita umugeri, aho gukomangisha intoki akomangisha akaguru umugeri. Ni muhungaraje abantu bose, abana bacengere mu magarderobe, bacengere munsi y'ibitanda n'iki. Ntago nibaza ko ari umuryango mwiza, kandi si wo muryango dukeneye mu Rwanda cyane rwose. Tukiri kuri icyo ngicyo, reka wenda mpite mbazariza kuri icyo kintu uvuze. Ese wenda Riza tujyane no muri filme, icyo kintu cy'abana b'abakobwa babayeho muri ubwo buzima. Wenda we muri filme wabikinnye nk'umwana w'umunyeshuri uri muri high school, ese experience bifiteho ku bana bari high school imeze ite? Ese wenda hari ubuzi byabayeho, wenda ukaba warabashije kwisanisha na Lore, kuko ni Lore ishobora kuba yarakoze ku mitima y'abantu benshi. Igira ngo Junior tunagarutse no mu makomenti abantu benshi bagiye bavuga, ni Lore yakoze ku mitima abantu benshi, kubona umukobwa ushobora guterwa inda ariko akaba yakomera ku ijambo rye cyangwa se ku ibanga rye, ntabe
yahita asakuza ngo ninde wanteye inda akemera akabana n'icyo kintu. Ese ni iyihe experience ubifiteho cyangwa se ni ikihe kintu ubibonamo ku bana bari noneho kwiga muri segonderi aribo twibanzeho nonaha? Icyambere cyo ubutakaje amahirwe ibyo ari byo byose, amahirwe wari ufite utaratwara inda cyangwa se wiga, ndizera ko agize ikintu runaka agabanyutseho, kubera ko gutwara inda uri umunyeshuri ni ikintu kiba kitoroshye. Ni bake rero uzasanga babasha kubyakira bakabana nabyo, bakavuga ati wenda nimubyara nzasubira ku ishuri. Ariko nko ku bakobwa ikintu nzi wumva biguteye isoni, ufite ikimwaro uvuga ati ninsubira ku ishuri bazavuga ngo nabyaye inda y'indaro. Ariko nkuko mama yabivuze, abakobwa bose batwara inda siko wenda biba byabaturutseho. Urugero nka Liza bamufashe ku ngufu. So hanze rero navuga ko nzi n'umucuti wanjye byabayeho wafashwe nka kuriya ajya ngira ngo ni story yanjye nkakina. Ni bya bintu navugaga bishobora kuba ari umwuka wera wambonekeye. Kandi njye nagiye kubikina kameme ntasinge wanditse iriya story, ariko njye twari tuziranye. Ngewe uko byamugendekeye we noneho nta nubwo yanabibyiye ababyeyi, yarabahunze aratoroka ajya mu kindi gihugu. Yaje kugaruka, ariko nyine icyo mushimira yabaye intwari, yaramubyaye. Yaje kugaruka cege, ariko urumva nawe yavuye mu ishuri. N'ababyeyi kugira bafate indi time yo kubyakira byabatwaye igihe kinini, babanje kugira ngo baramubuze nyine bumva ko umwana wabo yapfuye, barahangayika. Igihe agaruka ari babiri, ishuri yararihagaritse burundu. So urumva iyo yiga wenda ubu ndizera wenda ariko yaranasoje yarabaye n'ikindi kintu. Cyo rero nabwira abana b'abakobwa uwo bizajya bibaho, byaba bitamuturutseho ari nk'ibyago nk'uko nanjye byangendekeye muri filime, ajya basha kubicamo wa mugani wa mama. Ababyeyi bagerageze babe inshuti z'abana babo, abana baganiriza ababyeyi. Ubundi iyo umwana adatinya umubyeyi ikibazo cyose arakimuganiriza kugira mugire inama. Ariko mwa babyeyi mwe nimutubera inyamaswa. Ariko tujye dukubita urusyo dukome n'ingasire wa mugani. Birumvikana yego ko abakobwa bahohoterwa bakagira izo ngaruka zose nk'izo ziri muri Liza. Ariko Juni buriya nta basore bahohoterwa, baranakubitwa, twarakubiswe. uretse twugariza nta basore bahohoterwa, arabihakaye. Urumva hari abasore bafatwa ku ngufu, akaba ari nk'umukozi wo mu rugo, nyirabuja akamwihererana, akamwihererana kandi akamuviyora. Barahari baba baviyore bitewe n'iyo mpamvu. Yego, akamuviyora bitewe n'insimbisi No gutinya ko bayakubita. Urumva aratinya ko yirukanwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni nyirabuja. Icya gatatu ashobora kubimukoresha nawe, umwana akavuga ati ni n'ishema kuryamana na mabuja. Urabyumva? Urumva nawe abakozi iyo mibonano atabiteguye. Ntabwo icyo gihe nibaza ko iyo kondomu azayibuka kuko ntabwo yabiteguye. Urumva rero ihohotera ntabwo we ari butware inda, ariko ashobora kwandura za ndwara zose tuzi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Utavuga se abakubitwa no gukubitwa nabyo byazamuka. barakubitwa uko ihohotera riba mu ngo, hari abagore bahohoterwa n'abagabo, ni nabo benshi, ariko hari n'abagabo nabo bakubitwa n'abagore cyangwa bakabahohotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ugasanga arakubiswe, ugasanga umugabo aradishwe koko. mutaranyibagiza nk'uko nari mbabwiye dukome urusyo kome n'ingasire yose hamwe. Liza yaramaze kutubwira ku cyerekeye nyine n'abakobwa bahohoterwa n'iki bikagirwa n'izo ngaruka, ashishikariza ko n'ababyeyi nyine bajya baganira bakagira iki, bakavugana n'abana babo, bakaganira n'abana babo byimbitse. Araje byibuza uwo mubyeyi wumva baraganiriye, yemeye no kurera uwo mwana arakuze. Wowe Liza umwana warakuze, uhise ugenda ku ruhande bagutwitsa indi. Ubwo umubyeyi twamurenganya, mbwira ikintu wowe wakora. Ibaze nyine ibyo bintu uvuze ukabona nko muri season ya kabiri wa mugani wamukubise indi ya kabiri, yabutwaye noneho ku bushake. Ariko hari n'ikindi kintu twirengagiza.
hari igihe ikintu kiba ari ingeso ari umuntu wananiranye ariko hari n'igihe umuntu yasubiye ikintu haba ari n'ikindi kibimutera atari ya ngeso bishobora kuba ari bwa buzima ubayemo iwanyu. Hari ubuzima ubundi umwana w'umukobwa akenshi abana b'abakobwa bari aha hanze ubona baba baragiye babyarira iwabo inshuro imwe ebyiri eshatu. Hari igihe nabwo usanga victime yabyo ari famiye abayemo, umuryango abayemo umeze uti. Cyambere shobora kuba atabona ibimuhagije cyangwa se ari ya famiye itifashije, ugasanga wa mwana yabyaye wenda bwa mbere ari accident atari ingeso mbi, wa mwana ari kwicwa n'inzara. Icyo gihe nyine azabona n'undi nanone umushukisha utuntu kugira abashe kurera undi wa mbere nanone yaguye muri cya kintu. Bibaho. Hari n'ikindi kintu ubona nyine umuntu aba yaragize ingeso. Byari byo byose wa mubyeyi udukurikiranye, ubona umwana wawe wabyariye bwa mbere mu rugo nta kintu abuze, umuha buri kimwe cyose, n'uwa mbere waramwihanganiye uri kumurerera kandi afite wenda se hanze utanamwemera, arongera atwaye inda, uwo namujyana amageragere. Ati namujyana Madrid. Hari ingeso ari umuntu ufite akagezi. Uwo rwose namwitaho, wa mwana wa mama nabanze wa mbere nkamurera nkareba agahumeka agafata akagufu. Uwa kabiri sasa namwijyana kuko nta kintu yamburanye ku wa mbere, naragerageje nkavaringa cya cyo kugira ngo mwereke ko nta mwanze muri ruhande nk'umubyeyi. Arongeye bwa kabiri aransebeje, harimo n'agasuzuguro kandi noneho ushobora no gusanga uwa kabiri abyaye si se wa mwana wa mbere. None hari n'indi ngeso abana b'abakobwa bafite muri iyi minsi baguteye inda, ababyeyi baremeye bagiye kwemera kwishyiraho umutwaro, barakwemeye ati byarira hano, wanze no kuvuga papa guteye inda uwo mwana, ukicecekera neza ukafunga umwuka ukabarya sine. Bana b'abakobwa mwaretse tukareka gucumuza ababyeyi bacu. Mwaretse igihe usanga nk'iyo nda impamvu umukobwa badashaka kwivuga wenda ari nk'umwana baturanye, abivuge bamenye bareba icyo gukora. None se Junior wanze kumuvuga n'ubundi akavuga. Reka nsubize Junior. Hari igihe umwana yanga kuvuga umuntu wamuteye inda nawe akanga kamema abagabo tujuru ntago baba bashaka no kuvuga ko bateye amada. Iyo atari mu gihe cyo gukora ubukwe, iyo atari natari yo guhita gushyira mu mago, ntago afite na gahunda yo kugenda bivuga no mu bandi bajama. Oya reka nkubwire wa muntu mwakundanaga mwujuje ubukure n'imyaka yo kubana, iyo aguteye inda agukunda, iyo atabihakanye aravuga ati reka tubigire vuba itaragaragara tubane. Eske ntewe inda ndacyari muto, uwaneye inda we niyo yaba ari mukuru cyangwa niyo yaba ari mute, urumva ari fier yo kugenda avuga ngo aneye inda? Ari ndi muto ngewe, turi kuvuga abana b'abakobwa baterwa inda batujuje imyaka y'iki y'ubukure yo gushaka. Ndaceceka nawe aceceka, ariko mu by'ukuri nteye ya mbere nkamuvuga. Ababyeyi banjye bashobora no kundwanirira bakajya muri ya famiye ya wa muntu, bakicara famiye. Burya abantu bakora ari bavuga ati iyi famiye uyu muntu natubyarira imbere aradukoze isoni, na wa muhungu wacu nimba mva ngo yateye inda umwana wo kwa kana kari kwandagara natwe arabadukojeje isoni. Ari igihe bicara bakajya inama akavuga ati mureka abana tubakorera ubukwe. Ariko wa mukobwa niba ari kugutera inda ugaceceka, kuki urwisha umubyeyi wawe? Buriya nta mubyeyi wishimira ko umwana wawe yakwandagara, yakora icyo ashoboye cyose akakurwanira ishyaka nawe akishima nk'umuntu nyine wakubyaye akumva atewe ishema nawe. Rero tugerageze rwose, niba ubyariye rimwe iwanyu bwa kabiri rwose bibaraka. Juni tugaruke kuri Mama Liza, ako kantu Liza avuzeho. Wenda tugaruke kuri Mama Liza. Hari nko muri episode ya 4 muri season ya mbere, aho Cyusa aza kureba Liza akagongana na mama wa Liza. Muri ruraka koko reka mpita nibariza amakuru ese nko ku babyeyi ubu ngubu, nko ku babyeyi nk'umubyeyi iyo arimo abona nk'umusore wenda arazi ko ibintu by'aba girlfriend n'aba boyfriend muri no minsi bigezweho cyane, n'ababyeyi basigaye babizi, umwana asigaye atinyuka akabwira umubyeyi ati uyu ni boyfriend wanjye, uyu ni girlfriend wanjye. Se igihe none umubyeyi atangiye gutekereza ati umwana wanjye aratwite nyamara, kandi buriya ababyeyi b'abadamu nyine ngo hari ukuntu
ibyo byari ibya kera. aba afite amakuru utamenye. Ese nk'iyo noneho uri kureba wa musore wari uzi ko ari we akundana n'umwana wawe, ni boyfriend we, hanyuma ugatangira gukeka umwana wawe katwite, ntashobora kukubwiza ukuri nk'umubyeyi, mu maso urimo ureba mu maso y'uwo musore, iyo reaction imeze ite? Wenda namara kudusobanura tuze no kwita tureba agace gatoya ka episode ya 4 kuri season ya mbere, tuhita tunakomeza n'ikiganiro cyacu. aha ni ibibazo. ofete hari ukuntu buriya cyose yajyaga aza mu rugo tubizi nyine ko ari umushuti wa Liza. Rero nkimara kugenda mukeka ko atwite, ntabwo cyusa nari kuryoherwa no kumubona naho Liza atari umwana wanjye, sibyo? Gusa nyine aho nabereye mukase mubi aho nabereye mukase mubi nuko ntamubikibanga. Urumva naramwirukanye, ariko sinabasha kurinda cya kintu kiri mu rugo, cya kintu ndi gukeka, mpita ndamubwira ngo we genda ngo Liza ngo muzasubira kumubona yabyaye, sibyo? Ibanga uri kubiste hasi, ibanga ko kanya ndirengeje urugo. Ariko iyo yaba ari umwana wanjye ntabwo nibaza ko ariko nari kubigenza. Hari agahungu gashuditse n'umukobwa wanjye, ahora aza kumureba, yaramupresence mama uyu ni boyfriend niki turabizi. Hanyuma hageze igihe ntangiye kubona ibimenyetso ku mukobwa wanjye, ntabwo wa muhungu namubona ngo mwirukane gutyo, nta nubwo narindira ko azizana, namutumaho diligence kuko utari mukase. Ibyo bintu manze mu byumve neza. Ari umukobwa wanjye, noneho ntago ndi mukase. Umukobwa wanjye ntangiye kubona acira, ntangiye kubona rukaruka ubusa n'ubusereri n'ibindi ntazi ibyo ari byo, bigaragaza ko ari igihari. Nafata umwana nkamupimisha, namara kumupimisha ubwo urumva ndi buhamagare ni wowe nabonaga iwanjye, kuko niwe yampresence arambwira ati ni boyfriend wanjye. Biramutse se ataragupresenta n'umutipe n'umwe, atarampresenta n'umutipe n'umwe, ariko hari uwo nabonaga ugenda aho muri urwo rugo, duhereye ku bya cyose. Hari igihe ushobora gusanga ngo wabonaga atari wakoze amabara. Urumva ibyo ngibyo mbikora namaze kwicaza uyu, ariko wibuke neza ko atigeze atubwira uwamuteye inda, yaramuhishe amunambaho, abigira ibanga rikomeye. Ni ukuvuga ngo rero njyewe icyo gihe nzakoresha imbaraga zanjye nk'umubyeyi, ndebe muri ba bantu bagendanaga, ibyo byose abantu bagendana, abana bagendana n'umwana wawe, ubuzi kumenya ngo uriya n'umujama, hari ukuntu baba barebana, hari ukuntu bagira nibyo mbabwira, umubyeyi aba agomba kuba hafi y'umwana byanze bikunze. Ese iyo Liza yari kuba utari mukase, ari umukobwa wawe, ibyo wamukoreye nibyo wari gukomeza kumukorera? Umwana wawe wari kumufata gute? We wari kumufata neza? Nibyo ndi kukubwira. Ni ukuvuga ngo iyo yaba ari umukobwa wanjye nkakeka ko atwite, nari kumutwara kwa muganga, cyangwa se nkagenda nkagura test muri pharmacy nkaza nkamupima. Nasanga ariko nicyo kintu gikomeye nagomba gukora, kubikira iryo banga. Nasanga koko ari byo, ari positive, nkegera umwana tukaganira. Kumwegera rero ni kwa kumucacura akanambwira no muteye inda. Ariko nanone birashaka umwana ushaka kumwegera ugacacura bikanga akabika ryabanga. Icyo ukora rero nawe urabanza ugatekereza, gusubira inyuma ukavuga utari ko abantu bagenze muri uru rugo, ko yambwiraga ngo agiye ngo kwa Junior, sibyo? Buri gihe nkumva namuhamagara akanyita ambwira ngo yaraciye ahantu ngo kwa ntuza ngo ese uri kumwe na Junior, ubwo nyine Junior ararubonye, niwe ndi buhereho. Urabyumva? Nagutumiza ukaza mu rugo tukaganira kuri icyo kintu, ko maze kuba sure ko umwana atwite. Yego, ibyo ni byiza nyine, ariko hari bamwe mu babyeyi navuga ngo biki gihe bitandukanye n'ibya kera. Kera wasanga nk'umubyeyi yita ku mwana w'umukobwa cyane, nimba ko batari bafite imirimo myinshi, ariko kino gihe ugasanga umubyeyi afitiye umwanya mukeya abana be, si abana b'igitsina gore, kugira ngo azavumbure ko wa mwana atwite bizagorana. Ese ubona bizagenda bite si ahantu usanga umwana atwite indaka
akayihisha kugeza n'ubwo anayibyaye utabizi uri umubyeyi cyangwa atorotse igihugu si uko se kajya kuba umukozi w'abandi urumva ibyo ari byose muri ubu buzima tubayeho twese turashakisha nibwo buzima papa anyura hano mama akanyura hano kugira ngo turebe ko ubuzima bwakomeza kandi wa mwana nawe yagerageza gukurira mu buzima bugerageza kuryohamo gakeya sibyo ariko nubwo turimo dushakisha ntabwo tukwiye gutakaza inshingano inyuma ntabwo byanshimisha kugaburira umwana sibyo nkamugaburira neza mu gitondo agafata petit déjeuner nziza nkamwigisha mu ishuri ryiza nkagira iki ariko rya shuri ataryiga mutwara mu modoka nziza namugeza ku kigo nkamusigaho akinjira agatasimbuka akanyura inyuma akajya kunyura umugi n'urugero akajya kwitera za mugo n'ibindi urumva umubyeyi ntacyo ubukora ngewe ntacyo mba nkora ariko ngo nagabuye namutwaye imodoka nziza namwigishije mu ishuri ryiza ntacyo ntakoze kubigaragara inyuma ariko rero za nshingano nazibagiwe bivuze ngo iki rero ababyeyi batwumva nanjye ndi umubyeyi mfite abana kandi bakuru nuko tukagerageza kuba hafi y'abana kuko biri mu nshingano z'ibanze z'umuryango kugira ngo tugire umuryango mwiza tugire igihugu cyiza kandi kizima nuko tutakwirengagiza naho ubuzima burimo budutegeka gushakisha twese ariko mubyeyi w'umugore unyumva gerageza ube hafi y'umwana yaba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu babyeyi rero murumve mukwiye kuba hafi y'abana banyu mukabegera mukabaganiriza nk'uko twari tumaze kubibabwira reka dufate agapoze gatoya tubereke kamwe mu gace ka Liza reka dufate agapoze gatoya ni episode ya 4 muri season ya mbere turahita tugaruka mu kanya erega nakomeje ndabyumva ndavuga ni ibihuwa byo muri quartier siko wambwiraga mu gitondo niki ntagukureye mbwiza ukuri none reka ncishe make ya mbwiza ukuri uratwite sheri mbabarira mbwiza ukuri uratwite ngo sheri uratwite ariko mbabarira suko nanta koko uritu umwana nk'uyu uramwita sheri koma uyu mwana w'ikirara mayibobo utwitira mu rugo ruzima ntacyo yabuze nta kintu na kimwe tutakoze urumva ari ijambo wakabaye umuhamagara kweli umva nkubwire shenge umva mama shenge Liza twita nushaka utwite n'impanga uranyumva neza utwite isara gushyigikiye uramushyigikiye byara usubireyo nta mahwa nakubwira iki